bityo rero muharanira ukuri kuranesha, bityo rero kandi Imana irakubaza ufite iki nkukomereho, nigusangana ukuri n'amahoro n'urukundo n'ubumwe n'umutekano n'umudendezo n'uburenganzira bwawe wifuza ko bwubahirizwa nk'ubwundi wese. Ibyo Uwiteka afatira kuri urwo ruzitiro akagukomeraho. Ubwo rero yabazaga ngo umusaza Barafinda ni muntu ki, kuko mbanze gusasira ikiganiro n'ayo magambo y'ubwenge y'Uwiteka kubera ari uduha password. Ubwo rero kanzi mbibwire, Barafinda ni umuntu w'umuhanzi utarahanzweho, uhanga bigafata bigakomera, byakomera bikagirira bose umumaro, nta vangura irya ryose. Ni nayo mpamvu turwanya ivangura n'uduhezo nk'utwa konvayeri kuri vora, byose nivogonyo mu kiremwa muntu. Hanyuma seki kubona inzira ndende umuntu w'umugabo anyuramo, byamugora bitamugora, ariko akazarinda ashika kucyo ashaka yifuza mu buzima kuri iyi si, kandi akacyifuriza n'abasigaye bose. Ubwo Fred ni umuntu wibohoye, ni past tense ya verb to free, bivuga kwisanzura, kwibohora uhereye mu mubiri wose, mu bwonko n'ibigukikiza ukakiranukana nabyo neza. Ubwo rero nge naribohoye, nta biziriko binziritse, haba mu bwonko, haba ku mutima, mu mitsi no mu misokoro. Niyo mpamvu mbabwira politike yanjye intogoteramo, haba mu mitsi no mu misoko no mu rutirigongo hose ngenda nshizagira nyumva ari nyayo ihamye hamwe. Niyo politike y'igifute nababwiraga, iharura n'utununga turi imbere twitambika twose tw'amafutifuti tuvamo, hanyuma twe tugakora politike nziza y'umugisha, umugisha uturuka ku Mana. Politike kwanza ni iki? Politike ni ugutekereza cyane byimbitse biganisha mu kuvumbura ibisubizo by'ibibazo byugarije abantu ahantu. Hashaka kuba mu mudugudu, mu kagari, mu murenge, mu karere, mu ntara, mu gihugu, mu karere k'ibiyaga bigari, Afurika, Leta Zunze Ubumwe za Afurika kabiri, cyangwa ku rwego rw'isi. Bityo rero politike ni ugutekereza imitekerereze ya kijyambere kandi yagutse, kandi Uwiteka yishimira, abantu bakavuga wow, iyi niyo politike twari twarabuze mu buzima bwacu, yatujandura muri politike zari zaraturembeje. Bityo rero politike ziwaya nazanye gome kugira ngo nzisibe izo ziwaya zikerereza abantu, zikenesha abantu, zitigisha abantu, zitateza abantu imbere, zitazana iterambere, zitazana ubumwe. Dufate gome tubisibe ibyo, tuzane politike y'imitekerereze n'imikorere myiza iganisha mu guteza imbere bose, kandi ivumbura udusha, none tugahangara, tukiteza imbere, tugateza imbere n'abacu, abo hafi n'abakure. Ubwo rumva Barafinda Sekikubo Fred ngerageze kumusasira, bamenye wari we, kuko izina niryo muntu. Murakoze cyane. Ikintu kitubabaza n'abategetsi bategeka bidashoboka, bagakandamirizamo rubanda, bakavutsa abaturage iterambere, ubumwe, ubushakashatsi, ikoranabuhanga. Iyo baririmba amajyambere, ayo majyambere ntagere ku baturage b'abakene, kandi aribo bakeneye ko amajyambere abageraho, nabo basirimuke, none batera imbere. Uko amajyambere aza, uko iterambere riza, uko ikoranabuhanga riza, uko ubushakashatsi buza, bukabagirira umumaro. Ntibubabere ikibazo, ntibubabere inzitizi, ntibubabere stumbling block gisitaza. Ahubwo asanga umuntu aho kugira ngo atere imbere, ahubwo iryo terambere riramusubiza inyuma kinyumenyume. Ahubwo akagwingira, haba mu bwenge, akarwara stress, umunaniro wo mu bwonko, agakena, ababyaye nabo bakazungura ubukene. Ubwo si ryo ryaba ari iterambere, cyari ryaba ari iteranyuma. Imana iratubwira mumenye ubwenge, nimubura ubwenge nzabareka. Kandi nge narababwiye nge sinzabura ubwenge, nzakomeza ngira ubwenge, kuko Imana nayisabye ubwenge, yarabumaye. Ndayibwira nibyo nzajya nkusaba Mana, ujyo unkorera mu nganzo, kuko ukungahaye kuri byose. Nanjye uzankungahaze, hanyuma nanjye nzakungahaza abandi. Nzabwira abanyamakuru abo hafi n'abakure bantunge mikoro zitukura,
noneho n'iz'ubururu n'iz'umutuku amabara yose, hanyuma njye ndikoroza mvuge gahoro ryumvikane cyane, mu gihe hari abandi bategetse ku isi bavuga cyane ngo ryumvikane